Yes, my friend, our pioneers, nshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire ngo noneho Dr. Nicolas aduhaye amakuru meza cyane, aduhaye umuburo ugiye gutuma abapayona mwese mwitondera ibintu byose murimo. Mu by'ukuri yatubwiye yuko kugurisha payi uri muhomba cyane, yabyivugiye ubwe, nta muntu ayimuvugiye, ni amakuru dukuye ku rukuta rwe rwa Twitter. Bapayonazi rero mwebwe murimo mugurisha, ndagira ngo mutege amatwi mwumve umuburo Dogita we ubwiwe yitangiye, ndetse n'aho payi igiye kutugeza muri iyi minsi. Nyabuneka ndagira ngo nkubwire ngo nubwo urimo ugurisha payi ku giciro gitoya, nyamara payi ifite agaciro k'amafaranga menshi cyane. Umva rero ibyo Nicolas yavuze. Rero ugiye kubagezaho aya makuru ni Felix, channel yo ni P-Mining. Yes, hanyuma we mushyashya, nta kindi tugusaba, ukandi subscribe kandi no kunzogera, nawe ujye ugerwaho amakuru nk'aya. Umva rero icyo Dogita Nicolas yatubwiye kuri uyu munsi. Aya makuru amaze amasaha 2 ku rukuta rwiwe. Yatangiye avuga ngo Pi Network imaze gutuma habaho ihindagurika rikomeye ry'ubutunzi. My friend, ibi bintu niko bimeze, nta gisibya niko bimeze. Yavuze ngo Pi Network imaze gutuma habaho ihindagurika ry'ubukire ku buryo bukomeye cyane. Arongera aravuga ngo saho honyine no mu makibuto karesi Pi Network irimo irazamuramo ubukungu. Ibi rero biraza gutuma habaho ibintu byinshi cyane biza gushingira kuri Pi Network. Ba pioneers yatubwiye ngo ariko nubwo abantu benshi cyane batigeze bamenya cyangwa batigeze bita kuri Pi Network, nk'uko mutigeze mwita kuri Pi Network, ubwo ndabwira ba bantu cyangwa arabwira ba bantu bageze mu mushinga wa Pi Network, bakamayininga iminsi 2, bakawuvamo, bakamayininga 3, bakawuvamo, bakabona iratinze, bakayivamo. Aho naho yahavuzeho. Yavuze ngo ikirere kambabwira ukuntu yavuze. Yavuze ati ariko abantu benshi ntibazabyitaho nk'uko benshi batabonye amahirwe ya Bitcoin mu mwaka w'2023. Arongera aravuga ati nk'uko babuze amahirwe muri Ethereum mu mwaka w'2015. Arongera atubwira no muri Solana mu mwaka w'2020, mwaka w'2020. Ni nkako rero abapayona bakeresheje payi bizagenda. Tekereza nk'umuntu wamayininze Bitcoin, akamayininga, umushinga wajya kurocinga akabacitsa intege akawuvamo. Hari n'abandi bari bafite ama Bitcoin bakagenda bayagurisha ku busa. Aha naho Pi Network yabivuzeho ukuntu atari byiza kugurisha Pi Network. Aha rero yongera avuga ngo nk'uko abantu benshi cyane babuze amahirwe ya Bitcoin, bakabura amahirwe ya Ethereum ndetse n'aya Solana, ni nako muri Pi Network bizagenda. Aha rero yakomeje atubwira ngo bamwe bazabura aya mahirwe nubwo bamaze igihe kirekire bacukura payi cyangwa bamayininga payi. Umva ikibazo gikomeye rero. Yavuze ngo nubwo abantu benshi cyane bamaze iminsi bamayininga payi, bazabura aya mahirwe. Bazayabura gute rero? Abantu bazabura aya mahirwe ni bande yavuze? Umva umuntu uzabura amahirwe muri Pi Network. Wowe uzabura amahirwe ni wowe urimo ufata payi ukayigurisha ku buntu. Reka mvuge ko ari nko ku buntu, kuko we yavuze ngo ndaza kubasomera inyandiko imvuga yivuzemo. Ariko hano yavuze ngo abantu bazabura payi ni abantu barimo bagurisha
payi zabo igiciro kitarasohoka. Ndakubwira ngo aya makuru amaze ku rukuta rwiwe amasaha 3. Wowe rero urimo ugurisha payi, ndakubwiza ukuri ufite imyaka. Reka ngusomere mu buryo yabivuzemo. Yavuze ngo bamwe bazabura amahirwe nubwo bamaze igihe kirekire bacukura payi, kuko bari kugurisha ubutunzi bwabo mbere y'uko bufata igiciro. My friend, uko ndimo mbikubwira niko yabivuzemo. Yavuze yuko abantu barimo bagurisha ubutunzi bwabo bwa payi butarahabwa igiciro. Abo nabo bari mu bantu bafite imyaka yo kuzabura payi. Yakomeje atubwira ngo rero wowe se uzaba umwe muri abo? Ese Piona, nawe urumva ushobora kuzaba umwe muri abo bantu barimo abatanga payi ku giciro kitaragenwa? Cyangwa uzaba umwe muri abo bakeresheje payi? Cyangwa uzaba umwe muri abo bamayininze bagera hagati bakatakaza payi? Cyangwa mwo kimwe uzahitamo kuba ku ruhande rw'amateka? Yes. Ijambo ryiza cyane, ijambo ry'umunsi. Iri ni ijambo ngewe numva nanjye ryanshimishije. Aha rero ngewe icyo navuga cyo ni uko payi igiye kwandika amateka. Mu by'ukuri payi biragaragara yuko payi izagira igiciro kinini cyane. Aha rero ni nk'umuburo, ni nko kongera kugira ngo akangurire abapayona beye gufata payi zabo ngo bazangize, bazitange ku rugaga rw'amafaranga kandi igiciro nyirizina gihari cyagenwe. Nubwo habayeho open mainnet, ariko wibuke yuko nta giciro cyari bwagenwe. Iyi niyo nyandiko yaduhaye, ikirimo idusobanurira, kandi ndagira ngo nk'uko muyumvise muyishyire mu bikorwa, murindire duhabwe igiciro maze mwirebere ngo payi irabahindura abakire. Ndabashimiye rero mwebwe muba mwakurikiye ikiganiro kuri P Mining TV, babwira ngo tubonane mu cyiciro gikurikiyeho cy'amakuru.